kubaha abana b'Imana tugiye gutaha ubukwe bwera buzabera mu rurembo Yerusalemu rurimbishijwe n'izahabu. Tuzahurirayo n'intwari mu kwizera, Yesu azaba turangaje imbere. Tuzafata inanga zacu ducurange, tuzaba koko twataye imiruho, twiboneze twimeseri bishura byacu, tuzataha ubukwe bw'umwana w'intama. Tuzafata inanga zacu ducurange, tuzaba koko twataye imiruho, twiboneze twimeseri bishura byacu, tuzataha ubukwe bw'umwana w'intama. Iby'amaso atigeze kureba nibyo tuzabona mu ijuru, iby'amatwi atigeze yumva nibyo tuzumvira mu ijuru. Ibitarinjiye mu ntekerezo zacu byose twabiteguriwe na Yesu. Tuzafata inanga zacu ducurange, tuzaba koko twataye imiruho, twiboneze twimeseri bishura byacu, tuzataha ubukwe bw'umwana w'intama. Icyubahiro n'ubwiza abana b'Imana tugiye guhabwa, tuzambikwa amababa tuguruka, dusanga Imana mu ijuru ibudapfa. Tuzafata inanga zacu ducurange, tuzaba koko twataye imiruho, twiboneze twimeseri bishura byacu, tuzataha ubukwe bw'umwana w'intama. Tuzafata inanga zacu ducurange, tuzaba koko twataye imiruho, twiboneze twimeseri bishura byacu, tuzataha ubukwe bw'umwana w'intama. Twiboneze twimeseri bishura byacu, tuzataha ubukwe bw'umwana